Amahoro y'Imana bakundwa muri Kristo Yesu Kristo, mwebwe mwese abahamagawe nk'uko Umwami Imana yabigambiriye uhereye kera kose, kandi akabahamagara kubw'ubuntu n'imbabazi ziwe, abirehereje kubw'urupfu rwe ndetse n'amaraso ye yameneye i Goligota. Ndabashuhuje mwese aho muherereye, mvuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cya Daniyeli. Ibice byaho ni ibice bitatu. Umurongo turi buhereho turahera ku murongo waho wa 15. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhereko mwubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze. Ni byiza, ariko nimutabikiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Sadraki na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Imana yacu nishimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana yacu ntabwo ijya ivuga amasigara cyicaro, imvugo yayo ingana n'ibikorwa. Niryo jambo tugikomejeho. Nshuti bene data muri Kristo Yesu, hari icyo ijambo ry'Imana rivuze. Dushingiye kuri iyi topike, hano biragaragara ni umwami Nebukadinezari yari yakoze igishushanyo ashaka ko abanyagihugu bose bakiramya, ariko harimo abanyagano bari aho ngaho, bari bafite Imana rurema mu mitima yabo, kandi bafite n'icyo Imana yavuze ku buzima bwabo yabavuzeho, bafite isezerano ry'Imana riri ku buzima bwabo ry'uko ntacyo kubatera ubwoba, ahubwo Imana yabo ari Imana ibana nabo ibihe byose. Bakomeza isezerano ry'iyo bavuganye, bituma bahakanira umwami Nebukadinezari ko badashobora kuramya imana z'ibigirwamana byiwe, cyangwa ngo bubararire igishushanyo yakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo kimwe mu bintu bituma gukora kw'Imana kutagaragara mu buzima bw'abantu ni ugucogorera imbere y'ibyo bahuye nabyo. Ariko iyo ukomeje kwizera, iyo mwavuganye, yavuganye nawe, yagusezeranyije, irinde ijambo ryayo ku buzima bwawe ibihe n'ibihe kugeza irisohoje. Niki yakoze ku buzima bwa Meshake, Sadraka na Abedenego bamaze gufata icyemezo cyo kugumana ibyasezeranijwe? Ibyasezeranijwe bari bafite ni ibihe? Hari ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yesaya ibice 43 umurongo waho nidushaka duhere ku wa 2. Ijambo riravuga ngo, nunyura mu mugezi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntacyo bizagutwara.
iri ngiri ryari isezerano ryari riri kuri Meshake, Saduraka ndetse na Ebedenego. Bakimara kwibuka icyo Imana yavuganye nabo, baravuze ngo ntituzigera twubararira izindi mana z'ibigirwamana, ahubwo bakomeza kugendera mu cyo Imana yavuganye nabo. Bigera naho umwami Nebukadinezari, aho twasomye, yababwiye ngo noneho nimwumva amajwi y'amasambuka, amabubura, amakondera, imyirongi n'ibindi byuma byose bivuga bivuze, ngo mwikubite hasi mwubararire ikigirwamana cyanjye nakoze, ngo nimutabikora gutyo muratabwa mu itanura ry'umuriro. Ariko bibuka ko Imana yabavuzeho ijambo rikomeye rivuga ngo nuca mu mazi ntacyo uzaba, nuca no mu migezi ntizagutembana, kandi nuca no mu muriro ntabwo uzashya, n'ibirimi byawo ntacyo bizagutwara. Ngo bitegereze ibirimi by'umuriro w'itanura ryenyegejwe, bahita bibuka icyo Imana yavuganye nabo, ko nibaca no mu muriro ntacyo uzabatwara, n'ibirimi byawo ntibizabafata. Bamaze kwibuka icyo Imana yavuganye nabo, baragikomeza, bituma bahagarara imbere y'umwami. Ntibongera kumubwira nk'umwami, ahubwo bamubwira nkawe, bamubwira ku giti cye. Baramubwira ngo Nebukadinezari, dutega amatwi twumve, nta mpamvu yo gusubira ijoro ryamo tukubajije, ahubwo uhereye nonaha turagira ngo tuguhakanire ko nta mpamvu n'imwe ihari yatuma twubararira ibyo bigirwamana byawe, cyangwa ngo dusenge izo mana zawe. Imana yacu dukorera ishobora kudukiza muri iryo tanura ry'umuriro, kandi izadukiza amaboko yawe wowe Nebukadinezari. Kandi nanone naho itadukiza, nta mpamvu n'imwe dufite yo gupfukamira ibigirwamana byawe. Ngo amare kubasubiza ayo magambo, nta kindi cyabibateye nuko bari bazi ijambo Imana yabavuzeho. Inshuti yanjye, imvugo y'Imana ingana n'ibikorwa. Ese bamaze kwizera icyo yabavuzeho bakakigenderamo, Imana yarabatereranye cyangwa yarinze ijambo ryayo? Iyo dusomye Bibiliya dusanga Imana yararinze ijambo ryayo ku buzima bwabo, kuko ijambo ry'Imana iyo ukomeje hepfo muri icyo gice uhereye ku murongo wa 19 kugeza ku murongo waho wa 27, hatubwira ko umwami yategetse babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ariko mbere yuko batabwa mu itanura ry'umuriro, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo Imana yahise yohereza marayika wayo, aragenda abanziriza mu itanura ry'umuriro. Ngo aragenda afata umuriro arawucogoza, ngo Meshake, Saduraka na Ebedenego baterurwa n'abagabo b'ingugu 30, babajugunya mu itanura ry'umuriro. Bya birimi by'umuriro ngo bikubita ba bagabo uko ari 30, bose barapfa. 10 bateruye Meshake, abandi baterura Saduraka, abandi baterura Ebedenego, bose hamwe baba 30. Ngo ibirimi by'umuriro bari benyegeje w'itanura byarabakubise, abari bo bapfa. Nta muntu ujya urwanya umuntu icyo Imana yagize ikivugaho ngo bimugwa amahoro. Ahangaha Meshake, Saduraka na Ebedenego batawe mu itanura ry'umuriro, ntiryagira icyo ribatwara, ahubwo ibirimi by'umuriro bikubita babatayemo. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana azishakira igitambo, ashaka utambuka mu cyimbo cyawe, ashaka ufungwa mu cyimbo cyawe, ashaka ukubitwa mu cyimbo cyawe, ashake n'upfa cyangwa ashingurwe mu cyimbo cyawe. Azishakira uzaba mu cyimbo cyawe, ababazwe mu cyimbo cyawe, kubera ko wubahishije Imana yawe. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabane w'abakiranutsi nukurindwa, ngo ariko umugabane w'abadakiranuka Bibiliya arawigera ikanavuga ngo ibitugu byabo byaremewe ibiboko, inkoni. Ariko abana b'Imana ngo inkoni y'ubutware bw'abanyabibi ntabwo yahora ku buzima bw'abakiranutsi. Nshuti yanjye, reka nkubwire, Imana irinda ijambo ryayo, imvugo yayo ingana n'ibikorwa. Niba yarakubwiye ngo nzakurinda, ntugire ubwoba, izakurinda. Kuko umunsi yabivugaga ko izakurinda, nibwo yaremye uburinzi ku buzima bwawe.
bwawe uzabubamo kugeza iteka ryose. Niba yaravuze ngo nzaguha umugisha, uwo mugisha no kuwubona uzawubona, kuko imvugo yayo ingana n'ibikorwa. Niba yaravuze ngo nzaguha urubyaro, ni ukuri urubyaro uzarubona, bitinde cyangwa birorere urubyaro uzarubona, kuko byavuzwe n'itabeshya. Niba yaravuze ngo uzarama, niyo hahaguruka ababisha bangana bate bazagerageza gukuraho ubuzima bwawe, ariko ntibazagushobora. Ahubwo Yesaya we yaranditse aravuga ngo ndetse n'akanwa kazahagurukira kukuburanya uzagatsinda, n'intwaro bacuriye kukurwanya ntizizagira icyo zigutwara, kuko Uwiteka Imana yavuze ngo uzarama. Nanjye nongere ngo usubiriremo ngo komeza icyo Imana yavuganye nawe, imvugo yayingana n'ibikorwa. Iyo ivuze iba yanakoze. Icyo yakubwiye ni ukuri, no kugikora yamaze kugikora. Hasigaye igihe, hasigaye isaha ngo byinjirwemo, uyigeremo, nawe ubibemo, ubigenderemo, kuko Imana yacu niyo kwizerwa, izabana nawe isohoze icyo yavuganye nawe. Ijambo ryatubwiye ngo aho ngaho hepfo uhereye kugeza ku murongo wa 28, ijambo ryavuze ngo itanura babatayemo umuriro ntiwagira icyo batwara, ngo kuko marayika w'Imana yari yabanje mu itanura ry'umuriro. Ariko nyuma y'uko bamaze kugeramo, ngo batembereye mu itanura ry'umuriro, ngo amaso y'umwami Nebukadinezari arahweza, areba mu itanura, ngo abonamwo 3 kandi babohowe, ngo bari kumwe n'undi wa 4 ariko ufite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Arabyatura n'akanwa ke, ngo abaza abamukikije bose, ngo baramubwira ngo natwe niko tubibona, ariko twashyizemo 3. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wahagaze ku ijambo Imana yavuze, iraza igahagararana nawe. Ibyago ntibigushobore, indwara ntizigushobore, ibitero ntibigushobore, imigambi y'isi ntigushobore, ababisha ntibagushobore, kuko uri kumwe n'umunyembaraga ukomeye kandi uzi kurinda ijambo ryiwe. Abantu bashobora kukubwira ibintu kubikora bikabananira, cyangwa bagabura ubushobozi bwo kubikora, ariko Imana Data ijambo ryayo ni ukuri, ni ihame no gusohora rirasohora, kuko ni Imana itagibura ubushobozi, kandi ni Imana itagibura uko ibigenza. Niyo yonyine irema n'ibitari biriho bikabaho. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo ijambo yakubwiye ni ukuri, ryizere urigenderemo, uraza kubona gukora kw'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ikindi nenda kukubwira, ngo barabategetse barababwira ngo noneho Meshake, Saduraka na Ebedenego, ngo barabahamagara ngo nimuve mu itanura ry'umuriro, ngo bavamo. Ngo bamaze kuvamo, bavamwe ari 3, wa wundi wa 4 ngo ntiyasohokana nabo, ngo aburira aho ngaho. Bivuze iki? Bivuze ngo Imana igiza kwenterivena iyo bigeze ahakomeye. Imana igiza guhagararana nawe iyo bigeze ahakomeye. Iyo bigeze ahakomeye, Imana yaravuganye nawe, ntabwo ari wowe ugaragara, ahubwo iraguheka. Ibirenge byawe ntibigendere hasi, ibirenge byayo akaba byo bigendera hasi, wowe ukagendera mu mugongo wayo, kugira ngo uburinzi bw'ijambo ryayo yavuze butazanyeganyezwa, cyangwa ngo hagire ikibuvogera. Nshuti, nongere mvugane nawe, ijambo hari icyo ritubwiye. Bamaze kubakura mu itanura ry'umuriro, ijambo riratubwira ngo basanze ntacyo babaye, ngo habe n'agasatsi kabo katahiye, ngo n'imyenda yabo ntacyo yabaye, ngo ndetse babiyegereje, ngo banabihumurije, ngo basanga nta nakotsi kabanukaho, ngo habe n'umuriro ntubanukaho. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyiyumviro cyangwa imigambi cyangwa amagambo y'abantu nta kintu azagutwara. Umugambi w'Imana niwo ukomeye, icyo Imana yakuvuzeho nicyo gikomeye. Ibyo abantu bavuga cyangwa bagambirira, ibyo byose bizafata ubusa, kubera ko Imana yakuvuzeho mbere yuko bavuga. Kandi nongere nkubwire iki ngiki, abo bose bashaka kugufataho ijambo ndetse no gushaka gufata ibyemezo by'ubuzima bwawe, bakumenya ari uko wakuze, bakumenya ari uko wavutse, bakumenya
abakumenye ugeze ku isi, hari abakumenye uri mukuru, hari abakumenye uri mutoya, hari abakumenye waravutse, ariko Imana Data yo yakuremye niyo yonyine yakumenye, na papa na mama wawe batari bamenyana. Ijambo ry'Imana ryo riravuga muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 5 ngo nakumenye ntarakurema utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe. Imana yakuvuzeho bataravuga, Imana yakwemeye batarakubona, Imana yakuremye yagushyizeho, ndetse n'isi n'ijuru bitari byabaho. Umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo kera kose umuntu yari hehe, aravuga ngo umuntu yari mu mugambi w'Imana, isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe ko yatumenye kera, isi itaratumenya, abantu bataratumenya. Niyo mpamvu tudafite gutinya habe na gatoya, ahubwo dukomeye kandi dukomeje mu byiringiro byacu. Imana y'amahoro ibagirire neza. Komeza iki ngiki, gume mu ijambo ry'Imana, imvugo yayo ingana n'ibikorwa, niwizere urabona ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu, binyuma y'ijambo ryawe urishyigikire, uriherekeze, rifashe imitima ya benshi. Urakoze kuko Imana igiye guherekeza kandi gasoza icyo yavuze, abantu bagatangarira icyubahiro cyawe n'ubumana bwawe no gukora kwawe. Urakoze kuko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na mwene so Bishop Nzarora Joseph. Mugire umunsi mwiza, murindirwe mu mwami, kandi ijambo Imana yavuze kuri mwe muryizere, no gusohora rirasohoye, kuko n'Imana itabeshya ishobora byose. Murindirwe muri yo, kandi amahirwe masa mu byo mugerageza gukora byose.